wawe, hari abantu bari kuba mu mugisha wawe, hari abantu bari kuba mu bintu byawe, wowe ugasanga uhorana ibyago, uhorana ibibazo, uhorana amakuba, uhora usitaragoringa, nyamara ufite umugisha wawe wari uhari, ariko umugisha wawe waraguranywe. Ngo Yosefu abwira se Yakobo ati ntugire utyo data, ntugire utyo, Imana itugirire neza. Ariko Isi aramubwira ngo hoya mwana wanjye, ibyo nkora ndabizi, Imana itugirire neza. Ibyo nkora ngize gute ndabizi, Imana itugirire neza. So rero hari ibintu bijya bikunda kuba ku buzima bwawe, ariko ugasanga hari ibicaniro byubatswe ku buzima bwawe wowe utabizi. Hari ibicaniro bikuroga, we ntubizi ko ibyo bicaniro bihari, ariko ibyo bicaniro birahari byo kukuroga. Hari ibicaniro byubatswe byo kukuroga, binaniza umugisha wawe, binaniza amasezerano yawe. Akenshi reka ngusuhuze nkwifurize amahoro y'Imana, wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi. Imana iguha umugisha wowe ukunda kandi ugakurikirana ijambo ry'Imana hano kuri Prophete Emma TV, wowe udahwema kubana natwe muri by'ukurabagirane, wowe udahwema kubana natwe mu isaha yo kubohoka, ndetse n'irindi jambo ry'Imana ryose rinyura hano kuri Prophete Emma ukarikurikirana. Imana iguhereza umugisha, Imana iguha umugisha wowe wamaze gukora subscribe hano kuri Prophete Emma. Imana iguha umugisha rwose, yagura imbago zawe, ibyo ukora byose Imana ibishyiremo umugisha, nawe kandi ubyumvishije ukaba ugiye kubikora, Imana ikumpera umugisha kandi gukomereza amaboko rwose. Uyu munsi rero turagarutse, nabwo ni mu isaha yo kubohoka, tugiye kubana. Ejo twaganiriye ku nzira 3, ibintu 3 ushobora gukora bigafungura umugisha wawe. Uyu munsi wa none nabwo turagarutse tuganira nk'uko bisanzwe umunsi ku munsi. Hanyuma uyu munsi tugiye kuganira ku bintu biba ku buzima bwawe, ariko bikaba bigaragaza yuko ari imbaraga z'abarozi. Hari ibintu biba ku buzima bwawe, ariko bikamenyesha yuko hari imbaraga z'abarozi bari kukuroga. Ukwiriye gusenga. Ibyo bintu iyo ubyibonyeho ukabibona ku buzima bwawe, biba bisobanuye ko ukeneye gusenga. Hari igicaniro cy'abarozi cyubatswe ku buzima bwawe kiri kukuroga. Akenshi iyo tuvuze igicaniro, ubundi ibicaniro habaho ibicaniro bibiri, habaho igicaniro cya Bayali, hakabaho n'igicaniro cy'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo rero iki gicaniro tugiye kuvugaho ni igicaniro cy'abarozi cyafashe ubuzima bwawe. Murozi akaba yarubatse igicaniro cyo kukuroga rwose, ukaba ubayeho mu buzima, ariko umurozi arakuroga, afite umugisha wawe yarawufashe, awuzirikira ku gicaniro, inyenyeri yawe yarayifashe, bahindura umugisha wawe. Kuko abarozi bubatse igicaniro ku buzima bwawe, bajya bagira ububasha no mu guhindura umugisha wawe, bakagira ububasha mu guhindura ibigomba kuba ku buzima bwawe, bagahindura ibigomba kuba ku buzima bwawe. Buriya kenshi inyenyeri yawe hari igihe tujya dukunda kumva ngo inyenyeri yawe barayizimije, inyenyeri yawe barayibye, inyenyeri yawe barayijyanye. Hari ikintu kijya gikunda kuba ku buzima bw'umuntu, ugasanga baraje batwara inyenyeri yawe. Bamaze kugutwara inyenyeri yawe, umugisha wawe uraguranwa. Hari igihe umuntu bamutwara inyenyeri. Iyo bagutwaye inyenyeri, baba bahinduye destiny y'icyo ugomba kuzaba cyo. Abarozi icyo kintu bajya bagikora, bagahindura destiny, bagahindura hazaza ugomba kubaho. Ugasanga uri umukarane kandi wararemewe kujya utwara imodoka, ariko wowe uyu munsi imizigo yikorera ku bitugu, ariko waremeye gutwara imodoka. Impamvu nta yindi, abarozi bafashe umugisha wawe barawugurana. Bamaze kuwugurana, hari undi muntu uri kuba mu mugisha wawe, ariko wowe uyu munsi urimo uraba mu buzima utaremeye kubamo. Ubuzima bwawe, umugisha wawe waraguranywe. Turabibona witwa Yosefu, ngo yabyaye abana 2, aribo Manase na Efurayimu. Bibiliya itubwira ko Manase ari we wari mukuru, Efurayimu ni we wari umuhererezi. Igihe rero ngo kigeze, ise ashaje cyangwa se sogokuru w'aba bana ashaje, ari we Yakobo.
ngo Yosefu ajyana aba bana bashyira sekuru kugira ngo abaheshe umugisha. Birumvikana Manase kuko ari we wari mukuru, ni we wagombaga guhabwa umugisha w'ubutware, ni we wagombaga kubahabwa umugisha w'ubutware, Efurayimu akaza akurikira. Ariko Bibiliya iravuga ngo abana bamugeze imbere, Yakobo anyuranye amaboko ye kandi abizi, anyuranye amaboko ye abizi. Ndagira ngo aka kantu kumve, anyuranye amaboko ye kandi ayanyuranye abizi. Ni ukuvuga ngo hari igihe abantu bagira gutya bakanyuranya umugisha wawe, ugasanga umugisha wawe waranyuranyijwe pe, ibintu byagakwiye kuba biba ku buzima bwawe uyu munsi birimo biraba ku bandi. Hari abantu bari kwenjoyinga umugisha wawe, hari abantu bari kuba mu mugisha wawe, hari abantu bari kuba mu bintu byawe, wowe ugasanga uhorana ibyago, uhorana ibibazo, uhorana amakuba, uhora usitaragoringa, nyamara ufite umugisha wawe, umugisha wawe wari uhari, ariko umugisha wawe waraguranywe. Ngo Yosefu abwira se Yakobo ati ntugire utyo data, ntugire utyo, Imana itugirire neza. Ariko Isi aramubwira ngo hoya mwana wanjye, ibyo nkora ndabizi, Imana itugirire neza. Ibyo nkora ngize gute ndabizi, Imana itugirire neza. So rero hari ibintu bijya bikunda kuba ku buzima bwawe, ariko ugasanga hari ibicaniro byubatswe ku buzima bwawe wowe utabizi. Hari ibicaniro bikuroga, we ntubizi ko ibyo bicaniro bihari, ariko ibyo bicaniro birahari byo kukuroga. Hari ibicaniro byubatswe byo kukuroga, binaniza umugisha wawe, binaniza amasezerano yawe. Akenshi ugasanga ubaho nawe ntabwo uzi ikintu gitera ibyo bintu, ntuzi ahantu bituruka, ntuzi ikintu kibitera, ntuzi ngo bigenda bite. Wowe ubona byanga, wowe ubona bidakunda, wowe ubona bitemera, ubona ari ibintu biba ku buzima bwawe, ariko ukabona ntibyemera, ukabona ntibikunda. Ukagerageza kujya gucuruza kandi wiyumva wifitemo impano, ariko ukabigerageza ukabona ntibikunze. Ukagerageza kubaka urugo kandi ubona koko wakubatse urugo, ubona wakubatse urugo kuko urakundwa, ugira abagukunda, ugira abakubaza izina, wowe iyo urebye ubona byakwemera, ariko nyirizina ukabigerageza ukabona ntibikunze, ukabona ntibiri kwemera, ukabona ntibirimo biravamo. Bakakubenga inshuro ya mbere, bakakubenga inshuro ya kabiri, bakakubenga inshuro ya gatatu, bakakubenga inshuro ya kane, mbega ugasanga ubukwe burapfuye inshuro imwe, ebyiri, eshatu, enye. Menya ngo hari ikintu kiri mu isi y'umwuka kiboshye umugisha wawe, kiboshye amahirwe yawe, kiboshye inyenyeri yawe yo kubaka urugo. Icyo kintu kiri mu isi y'umwuka kiboshye umugisha wawe. Ukeneye gusengerwa, ukeneye gusengerwa, ukeneye kubohoka, ukeneye kubohoka kuri uwo mwuka. Haba hari igicaniro cyo kukuroga, cya gicaniro cya karande cyubatse ku buzima bwawe. Ugasanga mu muryango w'iwanyu hari ibicaniro bubatse, babyubakira Nyabingi cyangwa babyubakira ibindi bigirwamana. Ibyo bicaniro biracyariho, biracyakora. Ntabwo ibyo bicaniro byigeze bisenywa. Ibyo bicaniro niba bitarigeze bisenywa kandi uri umukobwa kandi barigeze bakumurikira Nyabingi, bakakugira umugirwa wa Nyabingi, ababyeyi bawe bakagufata bakagutanga mu bigirwamana, bakavuga ko utazigera ushaka, uzakorera Nyabingi gusa, nutayikorera uzagwa ishyanga. Uwo ni wo muvumo urimo uragukurikirana, nizo mbaraga zirimo zirakugenda. Ntabwo ibyo bicaniro byasenywe, ntabwo ibyo bicaniro byasenywe. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana ivugana na Gideyoni, Imana iramubwira ngo nzakugirira neza, ndaguhamagaye, genda ubohore ubwoko bwanjye, genda ukiza Abayisiraheli amaboko y'Abamidiyani. Imana y'amahoro itugirire neza, genda ubakiza amaboko y'Abamidiyani, kuko Abamidiyani bari barazengereje Abayisiraheli, bari barabazonze. Abayisiraheli badahinga ngo basarure, bahinga igihe cyo kwera cyagera, Abamidiyani bakaza bagasarura, ibyo badasaruye bakabitwika. Imana itugirire neza. Imana rero ihamagara uyu mugabo, ihamagara Gideyoni, imusanze munsi y'igiti cy'umwere cyari muri Ofura kwa Yowasi.
uyu Gideyoni umuhungu wa Yowasi, Imana iramuhamagara. Imaze kumuhamagara iramubwira ati ngwino wa munyembaraga ugirana ubutwari, kuko yari imusanze aho yasekuriraga ingano. Aho yasekuriraga ingano niho Imana yari imusanze. Irangije ikimara kuhamusanga mubwira ngo wa munyembaraga ugirana ubutwari. Haleluya! Imana iramuhamagara, ariko noneho nawe abanza kugira umwuka wo kwitinya. Baravuga ngo njyewe ko ndi umuntu mutoya, ndi uwo mu muryango woroheje, ndi uwo kwa Yohana. Niba Imana yamubwiye ngo genda uko imbaraga zawe zingana, sinjye ugutumye. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko ibyo byose birabaye, birarangiye. Imana irabimubwiye, imaze kubimubwira, ariko irangije yongeraho ikintu, iramubwira ngo genda. Imana itugirire neza. Mbere yuko ibyo byose nkuvuzeho bikunda, mbere yuko ibyo byose nkuvuzeho byemera, genda ubanze usenye ibicaniro so yubakiye Bali. Imana itugirire neza. Mbere yuko ibyo byose bikunda, genda ubanze usenye ibicaniro se yagize gute? Yubakiye Bali. Hari ibicaniro ababyeyi banyu bubakiye Bali. Hari ibicaniro byubatswe mu miryango y'iwanyu, baraterekera, barabandwa, bararaguza. Ibyo bicaniro biracyakora, ibyo bicaniro biracyari. Hari amagambo mabi ababyeyi bavugiye ku gicaniro. Hari indahiro mbi ababyeyi barahiriye ku gicaniro. Izo ndahiro ziracyakora, ziracyazerera, zikakubuza umugisha. Ukaba uri umwana w'umukobwa mwiza, ugashaka kujya gushaka ntibikunde. Ukaba uri umumama, ukubaka urugo rumwe rugasenyuka, ebyiri zigasenyuka, ukabyara abana, umwe, babiri, batatu, bane, batanu, badahuje base. Ugahora muri ubwo buzima bwizengurukaho, ubwo buzima bwo guhora ugenda, buzima bwo guhora uzerera. Nta kintu na kimwe ukora ngo cyemere, nta kintu na kimwe ufataho ngo cyemere. Ibyawe byose bigahora mu ruzerero, ibyawe byose bigahora mu buzima bupfuye no mu buzima bwo kwizengurukaho. Ariko ndagira ngo nkubwire, ibyo byose nubwo biba ku buzima bwawe, nta kibasha kunaniza, nta kibasha kurogoya umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana urakomeza, umugambi w'Imana wo ni mwiza, umugambi w'Imana wo ntupfa, umugambi w'Imana wo ntusaza. Ndagira ngo mvugane nawe, icyo ukeneye kumenya ni ukumenya ibyo ngibyo bubatse ku buzima bwawe, ukamenya ko hari ibicaniro bakubatseho. Warangiza ugakora ikintu cyo gusenya ibyo bicaniro, ugakora ikintu cyo gusenya ibyo bicaniro byubatswe ku buzima bwawe, ugakora icyo kintu cyo gusenya ibyo bicaniro byubatswe mu muryango w'iwanyu. Igihe cyose utari wasenya ibyo bicaniro, bizagumya kukugiraho ububasha. Igihe cyose utari wasenya ibyo bicaniro, bizagumya kukugiraho ijambo, bizagumya kukuyobora. Ibyo bicaniro bizagumya kuvuga ryijyane ku buzima bwawe. Rero ukeneye kubanza ugasenya ibyo bicaniro, ukabona ukagira umugisha. Ukeneye gusenya ibyo bicaniro, ukabona ukagera ku cyo Imana yavuganye nawe. Ukeneye gusenya ibyo bicaniro, ukabona ukagera ku cyo Data yagambiriye gukora ku buzima bwawe. Senya ibyo bicaniro, ubone umugisha w'Imana. Senya ibyo bicaniro, winjire mu cyo Imana yavuganye nawe. Senya ibyo bicaniro, iyo mivumo ikuveho. Kuko uyu munsi urimo urarwana no kubaka, ariko mu muryango w'iwanyu bubatse igicaniro kigutangaho ibitambo. Imana itugirire neza. Urarwana no kubaka, ariko hari abarozi bubatse igicaniro kikubuza kubaka. Icyo gihe rero icyo ukeneye nta kindi, ukeneye kwegera umutambyi, ukeneye kwegera umushumba wawe akagusengera Imana. Ukeneye gusengerwa, ukeneye kubohorwa ibyo bintu bikuboshye. Ukeneye kwegera umutambyi, umuhanuzi, umushumba akagusengera Imana, kugira ngo ubashe kubohoka kuri ibyo bicaniro. Mubashe, kuko igicaniro kiba igicaniro ryari igihe gifite umushumba. Ntushobora kubaka igicaniro nkawe uri umukristo, ntushobora kucyubaka ngo gikomere cyitwa igicaniro. Neda, ntibishoboka. Ukeneye umushumba, ukeneye umutambyi, ukeneye uwasizwe, kuko igicaniro kibaho Imana y'igicaniro n'umushumba kuri icyo gicaniro. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero kugira ngo wubake igicaniro, ni uko ukeneye umushumba ugufasha kubaka igicaniro. Mugasenya ibyo bicaniro by'abadayimoni, mugasenya ibyo bicaniro bya karani, mugasenya ibyo bicaniro byubatswe n'imiryango y'iwanyu. Bishoboka ko uyu munsi iyo miryango y'iwanyu yaba iriho, baba batariho, baba barapfuye, ariko hari ibicaniro byubatswe. Rero kugira ngo winjire mu mugisha w'Imana yavuze, ukeneye kubaka igicaniro, ugasenya ibyo bicaniro, kugira ngo ugere mu mugisha w'Imana yakuvuzeho.
Imana y'amahoro itugirire neza. Hanyuma ikindi kintu gikunze kubaho usanga bari ikibazo, usanga icyo kintu ugasanga hari abantu babaswe n'ikintu cy'umwuka uhora wizenguruka, umwuka w'ubukene. Umwuka w'ubukene buriya mu muryango hari igihe habaho rwose hakabaho ikintu cy'igicaniro cy'ubukene, ugasanga kirahaba rwose, uwo mwuka w'ubukene ukahaba, ugakora ntibikunde, ukagerageza ukanga ukagumya ukaba umukene, ukanga ukagumya ukaba umukene, ukanga ibintu byose ugiyemo ibyo bintu ntibikunde. Mbega ugasanga hari ubukene ariko bwa karande, ubukene bwa karande mu muryango w'iwanyu. Papa wawe yapfuye aca inshuro, barinze bapfa bakiri abasuhuke, bapfira mu busuhuke, mbega bapfira mu gushaka ubuzima. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero uwo mwuka urabakurikirana, uwo mwuka uragenda, ugasanga mu muryango w'iwanyu nta muntu wigeze azamuka ngo agire ahantu agera. uyu munsi nawe urimo uragerageza kuzamuka ariko byaranze. Icyo ni igicaniro cya karande kiri mu muryango, ugikurikirana ubuzima bwawe, kirondora ubuzima bwawe iteka. Iyo ugiye kugira ahantu ugera, icyo gicaniro kirakurondora. Iyo ugiye kugira ahantu ugera, uwo mwuka urakurondora, uwo mwuka ugusubiza hasi, ugasanga mu buzima bwawe urakora cyane urwanya ikintu cyitwa umwuka w'ubukene, ariko uwo mwuka wanze kugenda. Kubera iki? Uwo mwuka ugendana n'undi muvandimwe wawo witwa inyatsi. Uwo mwuka w'ubukene ugendana n'undi mwuka w'inyatsi, kuko uzasanga uyu mwuka w'inyatsi akazi kawo ari ukuza gusahura ibyo wabonye, ukaba wahembwe. Uyu mwuka w'inyatsi ukaza gutwara amafaranga. Buriya tuvuga inyatsi ukwiriye kuyumva kandi ukayisobanukirwa. Inyatsi buriya ntabwo ikubuza gukora. Inyatsi ntabwo ikubuza gutunga amafaranga. Inyatsi irakureka ukabona akazi, kandi inyatsi irakureka ugakora kandi ugahembwa. Imana y'amahoro itugire neza. Ahubwo ikintu inyatsi ikora, icunga cya gihe wahembwe. Igihe wahembwe inyatsi iragusura igihe wahembwe, igihe wafashe ku mafaranga, inyatsi iragusura. Yamara kugusura ikaza cyagiye wabonye amafaranga, cyagiye wayafasheho, ikaguteza ibibazo bituma amafaranga yawe agenda. Icyo gihe wayabonye nibwo umwana arwara, icyo gihe wayabonye nibwo ibibazo bivuka mu rugo, icyo gihe wayabonye nibwo haboneka ikintu kidasanzwe mu muryango, nibwo hagira abantu barwara mu muryango, nibwo haboneka ibibazo bikeneye amafaranga. Mbega uhora buri gihe uko wahembwe ubona ikibazo gikeneye amafaranga, ubona ikibazo kiza gitwara amafaranga. Ni ukuvuga ngo ugerageza gukora ukarunda amafaranga yawe kugira ngo uzagere ku kintu runaka, ariko icyo gihe wakoze ukarunda amafaranga yawe kugira ngo uzagere ku kintu runaka, igihe wenda kukigeraho neza wanakirambagije, niho haboneka ikibazo gikomeye, kikaza akahita haza umwuka ugakubita ya mafaranga, ntumenye inkubi yakubise cya kintu bikarangira utagikoze. Niba ari ikibanza wagambiriye kugura ntukigure, niba ari imodoka wagambiriye kugura ntuyigure. Mbega ugahora muri ubwo buzima bw'ibibazo bidashira, muri ubwo buzima bw'ibibazo bitarangira. Mbega ugahorana ibibazo ku buzima bwawe, ntibirangira ntibishira, ugasanga ubayeho ntupfuye ntukize, ubuzima bwawe buhora ari ukwizengurukaho. Rero menya ko hari igicaniro cyakubakiwe ukeneye gusengera, kigasenyuka mu izina rya Yesu. Rero uyu munsi naho ngarukiye, naho ncumbikiye, reka mbabwire ngo imbaraga z'Imana n'imbabazi z'Imana biboneke kuri wowe. Nubwo ibyo byose bihari, ariko Kristo aracyari ku ngoma, kandi Kristo aracyari uwa mbere. Ibyo bicaniro birasenyuka kandi bigakunda, ibyo bicaniro bivaho kandi bikarangira. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Data, mu izina rya Yesu ndagushima kuri Imana igira neza. Abakumenye bafite amahirwe, abo no ku munsi mubi bazakomera. Nkundira uyu muntu wari unkurikiye, reka yakire ubuzima, yakire ubutsinzi. Uyu muntu wari unkurikiye, reka yakire gukomera, reka hindurirwa amateka, yagurirwa imbago nawe. Uyu muntu wari unkurikiye, umukureho uburetwa kandi umukureho igisuzuguriro. Uyu muntu wari unkurikiye, Mana, hari ibicaniro byubakiye ubuzima bwe, ariko iki gihe kirageze ngo ibyo bicaniro bisenyuke. Mana, nyemerera umuhe imbaraga kandi umushoboreshe, abashe gusobanukirwa kandi amenye, kandi umwigishe n'uburyo yagakwiye gusenya ibyo bicaniro. Urakoze Yesu, ugiye kubikora ni mu izina rya Yesu.
amen. Imana iguhereza umugisha. Ijambo ry'Imana ryo nakagaruka, isaha yo kubohoka nakagaruka. Imana ibahereza umugisha. Kora subscribe niba utarayikora, ariko kandi uramenye ntugende udasharinze iri jambo ry'Imana, risharinge byibuza abantu 5. Ukibikora uhabwa umugisha n'Imana. Urakoze. Kuboko kwiza kw'Imana ni kukubeho. Shalom shalom.